Mu nyanja ya Atlantique hari agace kagizwe n'ibirometero birenga miliyoni hagati ya Floride, akitwa Bermuda ndetse na Puerto Rico. Ni agace gakoze nka mpande eshatu. Wumvise aka gace ntibyakoroha guhita wumva impamvu kagarukaho kenshi, kuko kuba ari agace byonyine cyangwa ari ahantu mu mazi birahagije ngo byumvikane ko ari ibintu bisanzwe. Gusa aka gace ko ntigasanzwe, gasa n'akamaze kurenga imitekerereze ya muntu mu binyejana byinshi by'imyaka bishize. Bakita Triangle de Bermuda. Hashize imyaka irenga 500 aka gace ariyobera kuri benshi. Ni agace kamize amato arenga ibihumbi n'indege nyinshi cyane zagiye zikanyura hejuru zigahanuka zikagwamo ntizigire ikimenyetso zisiga hejuru. Gasa na nyina ntarengwa kuko ntawe uzi kirimo, gikurure kikanyuze hejuru cyose. Benshi bagiye bapfa bucece kandi mwibanga bagashira muri uko kuzimu kwayobeye abatari bake. Benshi bakise imva ya Bermuda kubera umubare w'abantu kariye. Hashize ibinyejana byinshi abantu bibaza ikisha aho hantu. Benshi bagiye bavuga ko hashobora kuba hari amashitani akurura ikihegereye. Abandi bavuga ko hari ibiremwa bidasanzwe biri muri ayo mazi byaturutse mu isanzure. Hari abagiye barokoka aka gace bakavuga ko bagiye bumva imbaraga zidasanzwe zangiza kandi zikajegeza cyane ubwato cyangwa indege barimo. Nta butabazi bukorerwa wageze muri Triangle de Bermuda. Wahinjiye arapfa kuko abagerageje gutabara nabo bahasiga ubuzima. Abarokotse ntibabaga bagezemo kuko benshi bahageze bari mu mva z'indege n'amato byashaje byagiye bibabanziriza ku ndiba ya Atlantique. Ni izihe mbaraga zidasanzwe zatumye aka gace gahinduka imva ikomeye y'ikiremwa muntu? Umuntu yakwizera ko hari ibiremwa bidasanzwe biba muri aka gace, cyangwa nibiza bisanzwe biterwa n'imiterere y'isanzure n'isi muri rusange? Kubera ikibi byose biba mu kazinga k'amazi menshi y'inyanja ngari nka Atlantique. Murakaza neza mu gace kamayobera. Mbahaye ikaze mu kiganiro sobanukirwa. Ndi Ismael mwanafunzi. Byose byatangiye kumenyekana mu gihe cya Christopher Colomb wavumbuye Amerika. Hashize imyaka igera kuri 500. Impanuka no kuburirwa irengero ko ibyagiye bihanyura byaburiwe bisobanuro. Mu 1963 ubwato bwitwaga Selfa Queen bwapimaga uburebure bwa metero 130 bwari butwaye abantu 39 bwaburiwe irengero ubwo bwanyuraga muri Triangle de Bermuda. Hashize amezi 6 indege ebyiri z'ingabo zirwanira mu kirere za Amerika zo mu bwoko bwa KC-135 zanyuze hejuru y'aka gace zihanuka byihuse baziburira irengero. Hadashize igihe kinini ubundi bwato bunini bwitwaga Good News bwari bwikoreye toni 2500 z'ibicuruzwa bwari gitiye muri aka gace. Mu 1948 indege yo mu bwoko bwa DC-3 yajyaga Miami itwaye abantu 36 nayo yahanukiye muri aka gace iburirwa irengero mu gihe yari imaze guhabwa amabwiriza yo kugwa hafi aho. Mu mwaka w'1986 umugore n'umugabo bari mu kadege gato bavuze ko bari mu gace kari hagati ya Bermuda na Floride bakumva ibintu bibakurura. Iburirwa irengero rihambaye ryabaye muri aka gace hari mu 1945 biba ku ndege 5 z'abanyamerika bitaga Avenger zo muri escadre ya 19 mu ngabo za Amerika. Turi mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Izi ndege zari zigiye gukorera imyitozo hejuru ya Triangle de Bermuda mu nyanja ya Atlantique. Turi mu kuboza mu 1945. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. On s'est perdu après ce dernier mirage. Pour Everglades à FT-28, lieutenant Taylor, vous recevez? N'abapilote bari batwaye izo ndege ubwo bari bageze hejuru y'aka gace ka Bermuda mu nyanja ya Atlantique. Bari batangiye kumva ibintu bidasanzwe bibakurura. Uyu yitwa Lieutenant Taylor, umupilote w'umuhanga cyane. Ma boussole ne fonctionne pas. Que dit la vôtre? Je n'ai aucune idée de l'endroit où on est. Akuma kacu kayobora indege ni karimo gukora. Tumaze kurenga ahantu harakarwa kandi mu by'ukuri nituza aho turi. Nous venons de survoler une petite île. Nous ne connaissons pas notre position. Il semble que nous soyons perdus. Turimo gushobora kwiyobora, ntituri kubasha kubona uburengerazuba, turimo kujyanwa mu majyaruguru tutabishaka kandi ntitubasha kwiyobora. On n'arrive pas à retrouver l'ouest. Impossible de s'orienter. Yasabaga ko bamufasha kugira ngo abone ahagwa kuko yakurwaga n'imbaraga nawe atazi. Yabonye ubwato hasi mu mazi ibumoso bwe. Ajya kubirirwa irengero yavuze ko none habonye urumuri byasaga naho abonye inzira. Indege ye n'izindi byari kumwe zahise zimanuka bucumu ziburirwa irengero. Hari saa 1:04 z'umugoroba.
Ibi iyo byajyaga kuba, abajyaga gutabara no gushaka imirambo nabo ntibagarukaga. Izi ndege zikimara kugwa, abategetsi ba Amerika bohereje indi ndege mu butabazi itwaye abantu 13, nayo ntiyagarutse. Iki cyabaye kimwe mu byago bikomeye byabaye ku ndege z'intambara bibereye muri Triangle de Bermuda. Abahanga mu gukora ubushakashatsi bavuze ko iyo yari impanuka idasobanutse no batabonera ibisobanuro. Bikiba, abantu batekerezaga ko abapilote b'izi ndege baba bashimuswe n'ibiremwa bidasanzwe by'amayobera ngo byaba byaraturutse mu isanzure bizwi nka OVNI, objet volant non identifié. N'imiryango yabo yatinze kwemera ko bapfuye kuko nta kimenyetso na kimwe cyabyerekanaga usibye kutababona byonyine. Nyuma yo kubura aba bantu bose ndetse n'abagiye kubashaka, hashize imyaka 50 igisirikare cya Amerika kitarava ku izima cyasubiye gushaka ibisigazwa bya za ndege ngo kinavumbura icyaba kishe muri kariya gace kamaze kurya benshi. Bakoze ubwato bufite ubushobozi buhambaye mu guhangana n'imihengeri, babwise Deep 6. Babwohereje hafi ya Triangle de Bermuda. Graham Hawkes niwe wari kapiteni w'ubu bwato. Yasaga n'igiharamagara kuko nyuma yo kubona ibyabereye muri Triangle de Bermuda byakekwaga ko nta wakwemera kuhajya noneho ku bwende bwe. Yari umuvetera mu bakapiteni bakoraga akazi k'ubutabazi. Kugira ngo azagere ku ntego yari yihaye, byabaye ngombwa ko yifashisha John Mayer. John Mayer yari umupilote w'indege z'intambara muri Vietnam. Uyu yahisemo ko bakoresha uburyo bwo gukusanya amakuru y'ako gace kuva mu myaka ya kera. Nakusanyije buri kimwe cyashoboraga kumbera ikimenyetso. Nashatse amakarita y'aho hantu mu mwaka w'1945 mbasha kumenya ibyari byarahindutse maze mbihuza no kwameza ubu. Et j'ai reproduit ces variations au demi-degré près. Yari operation ikomeye ku buryo umwe muri aba bagabo yavuze ko nibabona ibisigazwa by'izi ndege azakuramo ingofero yambaraga akayitapfuna kugeza ishize. Yaje gufata icyemezo cyo kujya munsi y'inyanja ari wenyine. Yari yarakoze ikintu kimeze nk'indege ariko gifite ubushobozi bwo kujya munsi y'amazi y'inyanja. Yageze yabona indege yatekerezaga ko ari imwe muri za zindi zaguyemo mu ntambara ya kabiri y'isi. Avuga ko iyi ndege y'intambara yabonye yari yarangiritse ku buryo intebe y'umupilote yari iri mu idirishya, bisa naho hari ikintu kidasanzwe cyabanje kuyijegeza mbere y'uko igwa. Yayizamuye yishimye kuko yumvaga yesheje umuhigo. Akigeze imusozi, nyuma y'iminsi 2 yatumije ikiganiro n'abanyamakuru atagiye kwivuga ibigwe kuko yazamuye indege yari yaraheze muri Triangle de Bermuda, ahubwo yashakaga kubabwira ko yibeshye akazamura indege itariyo. Ubu rwose turi mu kwicuza kwinshi tubabwira ko indege twabonye itariyo mu za gisirikare zazimiye mu ntambara ya kabiri y'isi. Ukwibeshya kwari gukomeje kwiyongera mu bashakaga kuvumbura icyinshi nyuma ya kariya gace. Abakoraga aka kazi bari batangiye kujya bafatwa nk'abasazi kuko bari bamaze imyaka myinshi bajagajaga indiba ya Atlantique ariko ntacyo bageraho. Bageze aho bafata icyemezo cyo guhagarika ibi bikorwa byo gushakashaka iby'izi ndege byashoboraga no kuba inzira yo kumenya ikiri muri kariya gace. Gusa bakivayo bavuze ko munsi y'iriya nyanja hari ibihumbi by'indege n'amato yagiye agwayo mu bihe bitandukanye. Ibisigazwa byabyo byabaye amacumbi y'udukoko dutandukanye dutuye munsi y'amazi. Muri iyi nyanja ya Atlantique, agace gahuza Bahamas na Floride niko gakemangwa cyane kukuba karimo izo rukuruzi zidasanzwe. Abacuruzi b'ibiyobyabwenge bakanyuramo kenshi nibo bakunda kwibasirwa. Hari amato mato ageze imirira muri kariya gace ntibivugwe kuko kenshi bitaba byanamenyekanye ndetse no kubera ubwinshi bw'amato aburiramo. Gusa inzira ya Triangle de Bermuda ninyuzwamo ibicuruzwa byinshi. Igitangaje nuko ibisigazwa by'ubwato n'indege bisangwa muri Triangle de Bermuda nta kimenyetso na kimwe biba bifite cyagaragaza icyabaye mbere yo kugwa munsi y'inyanja. Hari irindi zindira ry'amayobera ryavuzwe cyane muri aka gace. Turi muri Werurwe mu mwaka w'1918. Ubwato bunini bw'abanyamerika bwitwa USS Globe bwari bufite ubushobozi bwo kwikorera toni 19,000 bwahagurutse Barbados bwerekeza Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
ubu bwato bwageze ahantu hamwe muri Triangle de Bermuda buburirwa irengero ntihagira ukurikirana. Mu myaka yakurikiyeho abascientifique batandukanye bagerageje gusobanura iby'iryo zimira kuko byasaga n'ibikabije. Batanze ibitekerezo byinshi ku bitera uko kurigita, harimo no kuba hari umuhengeri mwinshi uri muri aka gace ubanza kujegeza bikomeye ubwato cyangwa ikindi kintu kikanyuzemo. Joseph Bishop, umuhanga cyane mu by'inyanja, we yakomezaga gutsimbarara ku muhengeri nk'impamvu y'irigita ry'amato n'indege. Les principales causes en sont avant tout le courant et les vents, souvent présents lorsque des tempêtes arrivent. Impamvu nyamukuru y'ibi byose ni umuyaga uturuka hasi muri aya mazi werekeza mu burengerazuba bwa Amerika. Ni umuyaga utuma iyo habaye umuhengeri ugira imbaraga nyinshi kurusha izo wakabaye ugira. Il y a aussi autre chose, les masses d'air chaud qu'on trouve au-dessus du golfe. Gusa hari ikindi kintu, umwuka ushyushye. Iyo ari ubwato buto, wa mwuka ushyushye ukazamuka byibuze ukegera ubwato ho metero 3, 4, 5 cyangwa 6, biba bishobora kurangira nabi cyane iyo ari nko mu ijoro abari mu bwato basinziriye. Un quart d'heure on rencontre des creux qui passent de 3 à 5 mètres, ça peut mal finir, surtout si tout le monde est en bas à dormir. Ikindi cyemezwa n'abahanga ko cyaba ari intandaro yo kubaka agace ka Triangle de Bermuda ari nyirantarengwa ni gaz methane ihari ku bwinshi. Munsi y'aya mazi harimo igaze nyinshi ku buryo hari ubwo izamuka hejuru. Izamutse ikagira igihura nacyo ihita ikimanura hasi ku ndiba. Ibi biterwa n'uko iyi gaze iyo izamutse ica amazi intege ntaba gifite ubushobozi bwo gutuma ikintu icyo ari cyo cyose kireremba. Aba bahanga kandi bavuga ko kuba munsi ya Atlantique harimo peteroli nyinshi bituma gaze irimo yiyongera kandi ikagira ingufu nyinshi. Iyi ngingo ituma byemezwa ko ubutaka bwo munsi y'amazi ya Triangle de Bermuda bukize cyane ku birebana na gaz methane. Indege zijya guhanuka ngo zigwe muri aya mazi ntabwo zimanuka nk'imitumba, ahubwo biba buhoro buhoro. Uyu yaratwaye indege arimo atabaza ikigo gishinzwe iby'indege cya Miami. Ni umupilote wiswe Piper N3994F, yajyaga hitwa Nassau. Mfite ikibazo cya moteri kandi indege yanjye itangiye kumanuka. Mumfashe mu nyobore hakoreshejwe radari byibuze mbone ngeze ku kibuga cy'indege cya Miami. Problème de moteur et mes instruments s'affolent. Je sollicite un guidage radar jusqu'à l'aéroport de Miami. Terminé. Uko yavugaga ibi, indege yakomezaga kumanuka abireba ntacyo yabikoraho, ari nako asaba ubufasha bwihuta. Nawe ubwe ntiyarazi aho aherereye. Bakimwemerera ko bamwohereje ubufasha, yahise aburirwa irengero. Abapilote bagiye barokokera ahantu bagiye bavuga ko bagiye bazitirwa n'igihu cyane cyane ababaga bageze ku kigobe cya Stream ni mu nce za Floride. Iyo bibayeho ikitwa busole cyangwa se akuma kagaragaza amerekezo gahita gata ubushobozi bwo kuyobora indege. Umunyabutabire Einstein we yavuze ko igihe n'isanzure bifitanye isano ya hafi cyane ari nabyo abahanga bagiye bagenderaho biga ibirebana n'uburyo indege n'amato bigenda hejuru y'isi bashaka kumenya icyaba kiri muri Triangle de Bermuda. Nyamara benshi byarabayobeye. Umusaza Martin Kairin yatwaye indege z'intambara za Amerika mu myaka ya kera, ariko nawe Triangle de Bermuda arayizi cyane nubwo yamubereye iyobera. On a eu le cas d'un Boeing B-52 Super Fortress de l'US Air Force. Twigeze kugira ikibazo cy'indege yacu ya Boeing B-52 ifite ingufu nyinshi mu gisirikare cya Amerika. Iyi ndege yigeze kwinjira mu kirere cya Bermuda, abari ku kibuga bayireba kumbonesha kuri zabo. Icyatangaje abantu nuko ikigera hejuru y'ako gace babonye iyo ndege itakiva hiri. Yahagaze mu kirere bitari ku bushake bw'abapilote ndetse nta n'uwamenye cyari kibaye. Nta muntu n'umwe ushobora gusobanura ikintu cyatumye indege ifite moteri enye na reacteur ebyiri imara isaha yose mu kirere ihagaze itava hiri. Abapilote b'iyi ndege bahise bagerageza gutumbagira ngo bajye kure hashoboka, ariko bahise bava mu kirere cya Bermuda baburirwa irengero, nyuma baza kugwa i Bermuda. Yari yanyoye 70,000 bya litiro za benzine yiyongera ku yo yari isanzwe inywa, kandi nta gisobanuro na kimwe gishobora kuboneka kuri ibyo bintu. Et officiellement sur les registres, il n'y a aucune explication.
hagiye haba ibitekerezo bitandukanye byabaga bigendereye gusobanura amayobera ya Triangle de Bermuda. Hari abavugaga ko hari ibiremwa bijya biva ku yindi mibumbe igaragiye izuba ndetse no mu isanzure bikagwa muri kariya gace, akaba ari nabyo biteza ibi byose. Hari n'abavuga ko ibi biremwa bishobora kuba bijya bizamukana abantu baguye muri kariya gace bikabajyana ku mibumbe yabyo. Munsi y'amazi ya Triangle de Bermuda harimo agahanda k'amayobera kari munsi y'ibirwa bya Bimini. Graham Hawkes yagiye gukora ubushakashatsi aha hantu niwe wanabitangaje. Mu myaka ya za 60 nibwo havumbuwe ko munsi y'aya mazi y'ibirwa bya Bimini hari ibibuye binini bipima amatone bitonze ku murongo ku buryo bikoze umuhanda. Bisa naho byakozwe n'umuntu ukaba umuhanda muremure upima ibirometero bigera kuri 15 munsi y'amazi. Muri Triangle de Bermuda umunsi watangiye neza uba ushobora kurangira nabi cyane mu byago bikomeye. Hafi aho hari ibiro bishinzwe amato bikoresha ikoranabuhanga rihambaye bishinzwe kuburira amato igihe hagiye kuza umuyaga ukomeye. Ibirebana n'ikirere cya hano bitandukanye cyane n'ibyahandi ku isi. Umuhengeri uba hano ufite ingufu nk'iza bomba atomike 10. Uyu muhengeri utuma amazi azamuka akagera byibuze muri metero 15 mu kirere, ahasumba inyubako y'amagorofa 5. Uyu ni umuyaga uri ku gipimo cy'umuvuduko w'ibirometero 300 ku isaha, inshuro enye ugereranije n'umuhengeri usanzwe. Igisa n'igitangaje ni uko kugeza ubu nta mibare ifatika y'abariwe na Triangle de Bermuda iraboneka. Hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko aka gace karimo ikintu kidasanzwe. Nubwo benshi bashaka kugaragaza icyo ari cyo, ntiharagera igihe ko bahuriza hamwe ngo abatuye isi bamenye mu by'ukuri igitera ibi byose. Nsoreje ikiganiro sobanukirwa cy'uyu munsi, tuzasubira ubutaha. Ndi Ismael mwanafunzi.